uri guhanura ukuzura umwuka wera barangiza bagatangira bakaza bagahura bagakubita ngo bakabakubita imirisho bakaguca imirisho bari bari kuvugisha bari guhondesha ingoma ngo niyo bari kubahondesha burareka mbabwire bantu mwitonde bapasitori mwitonde namaze kumenya neza yuko urusengero n'urwa Kristo nta nsengero mufite urusengero n'urwa Kristo kandi urusengero n'umutima w'umuntu urusengero n'umutima w'umuntu mwitonde izo nsengero muri gukiniramo reka mbabwire wari uzi ko kubera yuko musigaye murakubita abantu b'Imana Imana yambwiye ngo mbabwire ngo izo nsengero ni mureba nabira zifunga burundu mugiye kujya muri aburi yo musengero bw'amaturo myirirwaga muri gutura buri kanya ngituro ko ry'umutima ukunze ngo biki nabiki ibyo byose bigiye guhagarara mugiye gufata amasuka muhinge hari ibigabo Imana yanyeretse mu mwuka byapfuye bihagaze Imana ije gukubita yanyeretse ikibandi irambwira ngo ije kubikubita ije gukubitira mu cico Imana ije gukubita izo Imana ije kuzigabanya kubera yuko mwanze kumva inda zaje imbere hari ukwambara agashati ukagira kagiye gucikamo kabiri Imana yambwiye ngo ije guhura namwe ntabwo mugifata ibi nta mupasiteri ugifata ibi abari gufata ibihe by'iki mfite isengesho ndi gusengera bari abapasitoro bakuyeho ubundi mu mwanya ubu uri gusengera abademobe se ndi gusengera bari abapasiteri bavuye hatari Imana bakuweho n'umuntu peri ya kera nta murozi apfaka kwinjiramo nta n'umusambanyi apfaka kwinjiramo none bu n'abasambanyi abasinzi bose bipakiye muri ADPR umusinzi ari kuje imbere kuri mimbara akavuga ijambo umusambanyi muroza akajya kuri mimbara akavuga ijambo kubera ko afite amafaranga Imana yambwiye ije kubakenyuruza ije kubakura ku butware yewe umupasiteri undeze amatwi warasengaga bakaba baragukuye ku buyobozi Imana yambwiye ngo akira inkoni mwicare mwiteguye mugiye kongera kwambara amakoti mugiye kongera kubwiriza ubutumwa bwiza indaya zigiye kongera gukizwa umusinzi agiye kujya avuga ati inzoga ndazirambitse ntabwo nzongera kunywa umurozi avuga ati dore ngibi ndabizanye sinzongera kuroga ariko tukiri aho ngaho hari igihe batanga ingingo yumvikana ivuga ngo mbese Imana siyo yemeye ko bibaho none kubera iki yemeye yuko bari abayobozi bakurwaho kandi barimo bayobora umukumbi w'Imana umwuka wera akamanuka mu itorero no kubera iki Imana yemeye ko bavaho reka nkubwire umunyamubiri buri teka ryose akora ibintu yibwirije hari ibyo ushobora gukora ubusazi ngizo ushobora kuba ufite 500 ukavata ikorodina reka mukure mu butayu yicururize nawe amere nk'abandi yiteze imbere nawe rero kubera ko ari umunyamubiri yaje kuyobora ADPR ari umunyamubiri ubwo rero nta cyatuma atagira ute adahigika abanyamwuka abanyamuhamagaro yabakuyeho azana abanyamubiri ariko reka nkubwire Imana ibabajwe n'ibyo yakoze ari bureta uhinduranya abagore nk'imyambaro muri mukura amahoteli meza urayazi uri guhinduranya indyo inkoko amata inzoga reka mbabwire ibyo byose Imana ije kubibarutsa kubera yuko reka mbabwire muri kujya ku meza y'ubwami ngo mugiye kurya igaburo warayisambanye urigaburo nkane uzi ko buriya mperutse kujya gusenga bakambwira ngo uyu munsi ngo harabigaburo ryera numva umutima ntabwo uri kunyemeza kurya igaburo ryera kubera iki kubera ubusambanyi ndi kubona mu itorero uburozi mu itorero abahanuzi baracecetse kubera urutoto n'inkoni zanyu nahisemo rero kuza muri iri shamba kujya gusengera abantu b'Imana wararebye uravuga uti rero ngewe kugira ngo nje nirwa mu ntambara z'abapandekote ubuhanuzi nibuza bati barafashe ahubwo hitamo kujya ati ngenza nirwa mu ishyamba ndi kwisengera Imana ariko mukozi
b'Imana, hari abantu b'Imana dufite bababaye, hari abantu bakeneye gusengerwa. Imana yarambwiye ngo nisengere biriya bihugu byo hanze birimo intambara nyinshi. Abo bantu rero bakeneye isengesho, bakeneye uburinzi bw'Imana, bakeneye imbaraga ko mu rusengero badufatiye ingamba abahanuzi. Narababwiye mwanga kumva, narababwiye mushaka mwaza tugahuriza ku mugozi gumwe tugasenga. Dore mutangiye gukubitwa ibi bantu. Nukuri impanga batangiye kuzimena. Umugore nabonye ijisho ko nabonye ijisho ryatumye, nabonye bamubwiye ngiye kugenderwa mu kagare ubwo babonye kubaterura bidahagije ngo babateruraga bakajugunya mu idirisha. None ntago bihagije. None dore baciye ubuhiri. Reka mbabwire, ubwo buhiri muri guca Imana yanyiratse ikibandi irambwira ngo ije kubakubita namwe, ije gukubitira mu cisho. Imana ije gukubita ihereye ruhande kubera yuko mwanze kuyumvira. Mwanze kuyumvira, ntago mushaka gusenga, ntago mushaka gukizwa ku gato no ku kanini, mushaka kwigwizaho ubutunzi buzashira buzavaho. Ariko Imana yambwiye ngo iraje. Reka rero dusenga Imana n'ubundi tuganire cyangwa se tuvuge tugabanye kuri bya bindi Imana yashyize mu kanwa kacu. Mana turagushimye mu izina rya Yesu, uhabwe icyubahiro. Ni wowe wera kandi ni wowe ukiranuka muri byose, uri Imana yacu, uri rubasha kandi nyagwara ku ngoma iteka. Nukuri tugushimiye ko wabanye natwe ukaturinda igihe tumaze muri iyi si y'ababaho. Ari benshi bageze ahacecekerwa kandi ntacyo tubarusha. Iyo ubishaka natwe tuba twaragiye nk'abandi, ariko Mana nukuri ngushimiye ko wakomeje kuturinda. Ngaho rero komeza uturinde kandi uturindire mu gakiza kawe. Mwami witeka udushyigikire mu murimo wawe kugira ngo izina ryawe rikomeze rihabwe icyubahiro. Ubane natwe, uturinde kuvuga ibidakwiriye, ahubwo ibikwiriye aba ari byo bivugirwa ahangaha mu izina rya Yesu, amen. Kozi w'Imana Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe burundu. Mu minsi yashije nagiye numva abahanuzi b'Imana bavuga ngo amazi agiye gukama, ngo nimuvome amazi ahagije, ngo kuko hano imbere amazi agiye gukama. Mu by'ukuri muri iyi minsi njya ndeba ubugwe bw'abantu buriho, nkasanga abantu bari bahagaze neza, uyu munsi wa none ntago bagihagaze neza. Umuntu yari umuhanuzi, wabaza amakuru ye ukumva buno ni umusambanyi. Umuntu yari umunyamasengesho, wabaza amakuru ye ukumva ngo inzoga. Umuntu yari umuririmbyi ubihagazemo neza, wabaza amakuru ye ukumva ngo buno iyi si yaramujyanye. Ko ndi kureba nkasanga isi iri kurangiza abakozi b'Imana. Mbe mukozi w'Imana, wowe uracyahagaze neza muri uyu murimo w'Imana? Cyane njyewe navuze yuko ntazigera mpemukiriye umugabo witwa Yesu kubera ko nje yankuye kure. Arega hari abantu dufite baciye mu dirisha bataciye mu muryango. Umuntu wese waje muri uyu murimo wa data araciye mu muryango ngo aracabihagazemo. Hari abantu binjiye mu nzu y'Imana baciye mu idirisha. Abo ngabo rero nibo abandi gusanga bagize ute baraguye. None se ubwo tuvuge yuko buri abagwa bose nabanyuze mu madirisha? Nabanyuze mu dirisha baza aho banyuze, baranyuze mu muryango ukinguye. Ntago bagakwiye kuba bibutse ibihe bari barimo kera, bakibuka ukuntu kera bataryaga. Erega n'uyu munsi harimo n'abatarya. Muganira akakubwira ati njyewe rwose ubutayu butumye njyewe ngwa, nakoreye Imana yampaye amasezerano, none nategereje yuko amasezerano asohora narayabuze, none rero njyewe mbivuyemo. Ubu urukumva yuko rero hari abari kurya ariko hari n'abatari kurya. Uwo nguwo rero n'ubundi yari yarabyinjiye, amata byinjiyemo n'ubundi yari yaraguye. Umuntu urava mu by'Imana kubera inzara n'ubundi uwo nguwo yari yarangiye aba yaragiye. None se twese natwe twese tuba turi kuvugira Imana turashonje nta biryo tugira. Ubu ngubu hari igihe waziritse umushumi mu nda ariko ukishakamo imbaraga ukavuga kandi wenda waburaye. Cyane kabisa. Twese turashonje ntabwo uzavugira Imana ari uko ufite ibiryo gusa. Twese turashonje. Hari abantu bananiwe gutegereza, hari abantu bananiwe kurindira Imana.
kandi mu by'ukuri ni ukuri umuntu wese uri gusenga akarindira ubushake bw'Imana, Imana izamugirira neza, Imana izamutabara. uyu muntu wasenze akavugana n'Imana akagira ibyiringiro by'uko ejo azatabarwa, ariko akaba amaze iminsi mu butayu, akaba ari kurango none se ko imyaka ibaye 5 n'ubundi nkiri mu butayu, imyaka ibaye 10 nkiri mu butayu, ubu bizarangira ryari? Yarangiza akavuga ati rero ngiye ibi bintu ndabona icyaba kiza ari uko bivamo. Wamubwira iyihe nama nk'umukozi w'Imana? Inama namugera ni ukurindira Imana. Imana yacu irarindirwa, Imana yacu niyo kwingingwa, Imana yacu irahendahendwa. Nagumye yihendahende ayirindire, icyo yavuganye n'Imana izagira ute izagikora. Kubivamo se none ubundi kubivamo ni hararya, nabivemo areba ko Imana arebe ko ahubwo n'urupfu ari kwikururira, n'urupfu ari kwikururira, n'urupfu. Ariko umukozi w'Imana, hari ibintu Imana yaba yarakubwiye ukabona birasohoye. Sha reka nkubwire pe, ni byinshi nagiye mpanura, ni byinshi nagiye mpanura Imana yagiye inkoresha bigakoreka. Oya, ntago nkubajije ibyo wahanuye, njyewe ndi kukubaza hari iby'Imana yakubwiye ku giti cyawe. Yego. Uyu munsi wa none ushobora guhagarara ari ukavuga ati njyewe mpagarariye ku maguru abiri yose, Imana yambwiye gutya none byarasohoye. Yego. Birahari? Birahari. No kuba nambaye aka gakoti nuko Imana yabivuze. Buriya hari igihe Imana yavuganye nawe utaryambaye. Ingo pe, harige nigeze kwambara ubusa mu barokore, nakwinjira mu barokore bakanosha n'abagore, nakwinjira muri korari bakanosha nakicara inyuma, harige banyicazwe inyuma kubera nambaye nabi. Ibyo uvuga ni ukuri? Ni ukuri mbihagazeho. Ninjiraga mu rusengero bakanoshana. Ariko se muri icyo gihe winjiraga mu rusengero bakanoshana, Imana yavuganaga nawe? Imana yavuganaga nanjye ikambwira ngo izanyambika. Uko byagenda kose ikambwira ngo ihangane mwana wanjye ndi kumwe nawe nzakwambika. None uyu munsi wambaye neza. Nambaye agakoti da. Ndikuza kuvuga Yesu nkambaye. N'ibyo utari wambara uzabyambara? Nibyo ntari nambara nzabyambara, ndacategereje. Icyo ni kimwe. Yesu yavuganye nawe rwose ugera mu rusengero bakavuga bati reka bakaguhunga. Bakampunga. Ariko kubona umwari w'umukobwa wisize igisheke naco yacungira ari abacuzi b'ibisheke bari gucururiza agatoragura umutwe akawuhekenya kisiga mwana. Ntago biba byoroshye. Uzi kwisiga amamesa ukajya hari abacuruzi bacuruzaga amamesa, ukababwira ngo ni mu mpigishashi basi ukacisiga. Ntago biba byoroshye, ariko uyu munsi mpamvu ngewe mvuze ngo tuganire kuri aka kantu, burya hari igihe umuntu atabarwa akabona ari kurya akagira ngo inyuma nta bandi bariyo. Uyu munsi wa none nubona uri kurya ugasigaza, ujye umenya ko hari abandi bari kuburara. Nubona wambaye inkweto nziza, ujye umenya ko hari abandi bambaye ibirenge. Erega kwambara ibirenge ntabwo ari ukugenda n'ibirenge. Ubwo se iyo ubona umuntu yambaye ibibodaboda byahengamye byashaje, ubundi ari kwambara ibirenge kutari uko? Kwambara ubusase nuko umuntu agenda buri. Ubwo si iyo ubona umuntu yambaye imyenda y'ibiremo abura nuko ayikuramo ngo ayimese. Nambaraga mu minsi yashize muri ADPR bakanoshana. Ori kuzi burareka nkubwire, gukirizwa mu barokore no kwambara imbaraga, kuko ugeze mu kishingiye ibisuti birimo. Ndakubwiye ngo ntiwamaramo n'icyumweru wararuvuyemo. None burya harimo n'ibisuti. Uri guhanura ukusura umwuka wera, barangiza bagatangira bakaza bagahura bagakubita ngo bakabakubita imirishyo bari bari kuvugisha bari guhondesha ingoma ngo niyo bari kubahondesha. Burareka mbabwire bantu mwitonde, bapasitori mwitonde. Namaze kumenya neza yuko urusengero n'urwa Kristo, nta nsengero mufite, urusengero n'urwa Kristo kandi urusengero n'umutima w'umuntu. Urusengero n'umutima w'umuntu. Mwitonde izo nsengero muri gukiniramo. Reka mbabwire, wari uzi ko kubera yuko musigiye murakubita abantu b'Imana, Imana yambwiye ngo mbabwire ngo izo nsengero
nimureba nabi irazifunga burundu mugiye kujya muri aburi yo musengera bwa maturo myirirwaga muri gucaba muri gutura buri kanya ngituro ko jyo mutima ukunze ngo biki nabiki ibyo byose bigiye guhagarara mugiye gufata amasuka muhinge hari ibigabo Imana yanyeretse mu mwuka byapfuye bihagaze Imana ije gukubita yanyeretse ikibandi irambwira ngo ije kubikubita ije gukubitira mu cico Imana ije gukubita izo ndi Imana ije kuzigabanya kubera yuko mwanze kumva mva inda zaje imbere hari ukwandara agashatu kagira kagiye gucikamo kabiri Imana yambwiye ngo ije guhura namwe ntabwo mugifata ibi nta mupasiteri ugifata ibi abari gufata ibihe by'iki mfite isengesho ndi gusengera bari abapasiteri bakuyeho ubundi mu mwanya mva ubu uri gusengera abademobe se ndi gusengera bari abapasiteri bavuye hatari Imana bakuweho n'umuntu Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ije kubagarukaho reka ije kubagarukaho mwongere mwakira inkoni mugiye gusubira mu mwanya wanyu kumbi niyo mpamvu wizaniye inkoni burya waruzi yuko Imana yongeye kubahereza inkoni z'ubushumba umva mwebwe gusa musenga mureke dushinga amavi dusenge Imana ije kubagarukaho ngiye inkoni umva ubutware mwari mufite muyoboye ADPR igiye kongera gusubira ku murongo Imana ishimwe cyane ubusanga hari abantu benshi cyane basenyutse bari abakozi b'Imana batari ko ibi bintu bihagaze bite ariko nanone mu buhanuzi mujye muhora mwiteza intambara iyo hanuye ngo abavuyeho bagiye gusubiraho uwari wabasimbuye nawe abafite kumva iyo ntebe yicayeho nawe ayikunze bivuze ngo kandi uyu munsi wa none afite ubutware afite ubutware kuko yicaye ku ntebe ni ukuvuga ngo rero ibyo ngibyo azana kurwanya niyo mpamvu muzanahura muri gukubitwa yangwanya tangwa azangwanya ariko si Imana izabingwanyije yicaye ku ntebe itariye yicaye mu mwanya utaruwe Imana ije kuwumukuraho hari abashumba bayoboye ADPR neza ADPR igenda ku murongo ADPR ya kera nta murozi wapfaga kwinjiramo hari umusambanyi wapfaga kwinjiramo none bu n'abasambanyi abasinzi bose bipakiye muri ADPR umusinzi ari kuje imbere kuri mimbara akavuga ijambo umusambanyi murozi akajya kuri mimbara akavuga ijambo kubera ko afite amafaranga Imana yambwiye ngo ije kubakenyuruza ije kubakura ku butware yewe umupasiteri unteze amatwi warasengaga bakaba baragukuye ku buyobozi Imana yambwiye ngo akira inkoni mwicare mwiteguye mugiye kongera kwambara amakoti mugiye kongera kubwiriza ubutumwa bwiza indaya zigiye kongera gukizwa umusinzi agiye kujya araza avuga ati inzoga ndazirambitse ntabwo nzongera kunywa umurozi avuga ati dore ngibi ndabizanye sinzongera kuroga ariko tukiri aho ngaho hari igihe batanga ingingo yumvikana ivuga ngo mbese Imana siyo yemeye ko bibaho none kubera iki yemeye yuko bari abayobozi bakurwaho kandi barimo bayobora umukumbi w'Imana umwuka wera akamanuka mu itorero no kubera iki Imana yemeye ko bavaho reka nkubwire umunyamubiri buri teka ryose akora ibintu yibwirije hari ibyo ushobora gukora ubusazi ngizo ushobora kuba ufite 500 ukavati korodina reka mukure mu butayu yicururize nawe amere nk'abandi yiteze imbere nawe rero kubera ko ari umunyamubiri yaje kuyobora ADPR ari umunyamubiri ubwo rero nta cyatuma atagira ute adahigika abanyamwuka abanyamuhamagaro yabakuyeho azana abanyamubiri ariko reka nkubwire Imana ibabajwe n'ibyo yakoze ariyo mpamvu iri kuvuga ngo igize ute iraje Imana ishimwe cyane ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yobu riratubwira ngo hariho ibyiringiro by'uko iyo igiti gitemwe cyongera kigashibuka bivuze ngo rero kandi ni koko turi no mu ishyamba barebera ishyamba turimo dukoreramo ibiganiro ibi biti byose ntabwo ari ibiterano ni ukuri pe ibi ni ibishibu rwose
ibi ni ibishibu nubwo igiti cyatemwe ni ukuri kizongera gishibuke. kizongera gishibuke. Ibi ni ibishibu byose ndimo mbona muri iri shyamba turimo ni ibishibu. ariko ni gute Ariko Imana yacu ni gute Imana izihangana? Urayobora ADEPR uri umusambanyi, ufite abana mu gasozi, uhinduranya abagore nk'imyambaro, muri mukurara amahoteli meza urayazi, uri guhinduranya indyo, inkoko, amata, inzoga. Reka mbabwire ibyo byose Imana ije kubibarutsa kubera yuko reka mbabwire muri kujya ku meza y'ubwami ngo mugiye kurya igaburo, warayisambanye uri igaburo nkana. Uzi ko buriya mperutse kujya gusenga bakambwira ngo uyu munsi ngo haraba igaburo ryera, numva umutima ntabwo uri kunyemeza kurya igaburo ryera. Kubera iki? Kubera ubusambanyi ndi kubona, kubera ubusambanyi ndi kubona mu itorero, uburozi mu itorero, abahanuzi baracecetse kubera urutoto n'inkoni zanyu. Nahisemo rero kuza muri iri shyamba kujya gusengera abantu b'Imana. Wararebye uravuga uti rero ngewe kugira ngo njye nirwa mu ntambara z'abapandekote, ubuhanuzi nibuza bati barafashe, ahubwo uhitamo kujya ati ngewe nzanirirwa mu ishyamba ndi kwisengera Imana. Ariko mukozi w'Imana, hari abantu b'Imana dufite bababaye, hari abantu bakeneye gusengerwa. Imana yarambwiye ngo nisengere biriya bihugu byo hanze birimo intambara nyinshi. Abo bantu rero bakeneye isengesho, bakeneye uburinzi bw'Imana, bakeneye imbaraga z'Imana. Ni gute najya kwirwa ndi guhangana n'abantu gwamugani gwansuzugurwa ngo ni amashuperi? Ntabwo ndaje kwirwa ndi guhanganira mu mashuperi. Ariko tuvuge ku kibazo umugani Paulo niwe wanditse ngo tugaragara ko ntacyo dufite ariko nyamara dutungisha benshi. Sinzi impamvu ADEPR ishobora kuba itemera ko umuntu agira urubuga rwa YouTube. Nubwo tubikora gutya ariko ubusanga ari ibintu batemera neza. Bari kukuganya batangiye kukwataka none yarambwira ngo mbese ngo rubuga n'urwawe. Ndavuga ati ntabwo ndukoreraho ivuga butumwa kandi urukoreraho n'umuntu w'Imana. Kuba afite ruriya rubuga ntaco bitwaye kandi ntakiza. Hari impamvu Imana yaguhaye urubuga kwa ari kugira n'abantu, kubera yuko sigenda abona buri ikintu kiri gukora ari amafaranga. Nta mafaranga dufite pe, sinajya kwicara kuri kamera y'Isimbi TV nta mafaranga mfite. Nta mafaranga ari gukora abona. No mu rusengero ntago muri ADEPR ntago baguha ijambo nta mafaranga ufite, bari guhaye nkandi ntaryo. Ngewe ikibazo ngira, izi mbuga zadufasha kwamamaza ubutumwa bwiza bukagera ku bari hafi n'abari kure. Ni ukubera iki ADEPR idashyigikira abakozi b'Imana bafite amacano y'ivugabutumwa, ahubwo wenda ngo babagire inama, ahubwo bakaba ntago bemera ibintu by'aya macano, ntago mbese baba babyemera, ntago baba babyemera. Ariko mba numva none se ubu tuvugisha ukuri, iyo uvuze ubutumwa umuntu uri Burayi arabwumva kandi agafashwa nabwo. Nje mba numva ahubwo Imana ishimwe ko yatanze ubwenge, hakaboneka n'ubundi abanyabwenge bazanye iri koranabuhanga rituma ubutumwa bugenda bukagera hirya no hino. Abo bantu ngenge mvuga ngo bubahwe. Nukuri mpagaze mu butware bw'Imana izi saha. Nukuri Imana iguha amafaranga rivuga butumwa rikomeza rizamuke. Haleluya. Nukuri Imana iguha amafaranga kubera yuko Imana itaguhaye amafaranga ntago irivuga butumwa twariko. None siko mu rusengero turi guhanura bakadukubita. Ko mu rusengero badufatiye ingamba bahanuzi narababwiye mwanga kumva, narababwiye mushaka mwaza tugahuriza ku mugozi gumwe tugasenga, dore mutangiye gukubitwa ibibano. Nukuri impanga batangiye kuzimena. Umugore nabonye ijisho ko nabonye ijisho ryatumye, nabonye bamugiye ngiye kugenderwa mu kagare. Ubwo babonye kubaterura bidahagije ngo babateruraga bakajugunya mu idirisha.
none ntago bihagije. none dore baciye ubuhiri, reka mbabwire ubwo buhiri muri guca Imana yanyiratse ikibandi irambwira ngo ije kubakubita namwe, ije gukubitira mu cisho. Imana ije gukubita ihereye ruhande kubera yuko mwanze kuyumvira. Mwanze kuyumvira, ntago mushaka gusenga, ntago mushaka gukizwa ku gato no ku kanini, mushaka kwigwizaho ubutunzi buzashira buzavaho. Ariko Imana yambwiye ngo iraje ije guhura namwe. Murakoze. Urakoze cyane. Nawe Imana iguhe umugisha, kandi Imana ikomeze ikugirire neza, igushyireho uburinzi bwayo. Ndabizi neza yuko hatabaye uburinzi bw'Imana, abantu b'Imana uyu munsi wa none nabo baba bari ku munzani, baba bari ku rugamba. Ariko icyo namenye neza ni ukuri Imana izarenganura abarengana, kandi ni ukuri Imana izatabara ubwoko bwayo. Uyu munsi wa none rero ni ukuri uravuze uti abayobozi, kuko nubwo bimeze gutya hari igihe inkubiriza ugasanga bamwe bahuye na ya nkubiri babyungukiyemo, wenda bihuye n'igihe. Umuyobozi uhagaze none ahagaze mu isezerano ry'Imana, Imana yaramubwiye ko azayobora, bikaba bikunze muri iki gihe cya none, ni iyihe nama wamugira? Inama namugira niyo guca bugufi akagumya agasenga Imana ikamugumisha kuri iyo ntebe. Ariko nanone n'aba bavuyeho mwicare mwiteguye, mugiye kongera kwambara udukoti duhanaguye neza, mugiye kongera gusubira ku mukumbi w'Imana, mugiye kongera kuyobora abantu b'Imana. Yego. Ijambo ry'Imana twasomera abakozi b'Imana barenganyirijwe muri uyu murimo, twasoma Matayo igice cya 5, tugasoma n'umurongo waho w'10. Turasoma iyo 30 haranditse ngo hahirwa barenganirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Namwe muzahirwa ubwo bazabatuka, bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi babamora. Muzanezerwe, muzishime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Imana itugire neza cyane. Urumva yuko rero n'abambere bararenganyijwe. Umuhanuzi uri gusenga cyangwa se utarahabwa impano yo guhanuza, uri kubata Imana we, nanjye mpereza impano. Na Bibiliya avuga ngo mwifuze impano z'umwuka, ngo ariko cyane cyane impano y'ubuhanuzi. Ariko umenye yuko muri izi impano zo guhanura harimo no kurenganywa, harimo no kubeshyerwa ibibi byinshi, no gukubitwa, no gutotezwa, no gufungwa. Kuko mu by'ukuri Bibiliya tubwiye ngo hahirwa barenganyirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Ngo ariko namwe muzahirwa ubwo bazabatuka, bakabarenganya, bababeshyera ibibi byinshi babamora. Ngo muzanezerwe, muzishime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru. Kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Iri jambo rigere kuri uriya mukozi w'Imana warenganyirijwe mu rusengero, agakubitirwa mu rusengero. Ubu ni ubutumwa, iyi message mugereho n'abandi bose bakubitiwe muri uyu murimo w'Imana, baba abapasiteri, baba n'abandi bose barenganyirijwe muri uyu murimo w'Imana. Ubu ni ubutumwa bubagenewe muri uyu mwanya. Buriya uriya muntu wakubiswe, reka nanjye mwihanganisha akomere. Nanjye nigeze mpanurira umugabo umwe yagubise urushi, injereri zivuga mu matwi nzumva, mbura amarira, mbura n'ubwaseka. Utumye seka. Urumva, mbura ubwarira, mbura n'ubwaseka, numva injere, numva mbona ibishigishaga nibyo bikuzamuka. Ndagenda njya gusenga, muhanuriye. Imana irambwira ngo ngiye kukwereka ikintu ngiye gukora. Imana yo kabyara igiye muturumburira mwangaza ahungira muri Uganda.
ubu ngubu yabuze ubwamugarura mu Rwanda kubera iki? Kubera amadeni menshi yagize ute yafashe. ariko urushyi yari yarugukubise, yararungubise pe, injereri ibishirira biraza. ngira ngo ndakebaguza ndeba hirya no hino mbura ahantu, ndakubwiye ngo nabuze ubwarira mbura n'ubwaseka. Yari umukristo se, yari umukristo muri ADPR bya bintu ngurukumba. Ariko se reka mubabwire, umuntu wari wese w'umukene ntabwo ashobora guhanura ngo ijambo ryumvikana utiki. Ico gihe nari nambaye akajipo k'akarone umuntu yarampaye kariho ibiraka ku kibuno. umugabo Imana impa ibintu byo kumubwira, ndamubwira ngo hagarara mubwire, muvana no mu bandi mubwirira ku ruhande hana abantu bumvishije. Abantu bagiye kubona babona urushingo pya batise impuye n'ibiki kuko nanje ndagenda Imana irambwira ngo mu minsi 3 ngiye kukwereka igitangaza. Ibiramutu umva abasirikari bagota urugo rwe bararugota pe. Kubera iki? Kubera amadeni menshi yafashe muri banki. Kandi mu by'ukuri ubutumwa nari mujaniye bwari ubwo kumwerekeza mu nzira yo kugira ute yo gusenga, kugira Imana igira ute imurengere, aho kugira ngo yumve ibyo Imana imubwiye yantura umujinya arankubita. None se katari nje bamugira inama yo kujya gufata credit. Hari n'abahanuzi dufite rero mukozi w'Imana, aza umuhanuzi akabona uri mu butayu ufite ikintu urajana muri banki akaguhanurira ngo ujya gufata credit kandi atari Imana ibimubwiye. Credit urabize gufata amafaranga muri banki garunguka, gitishuye garunguka, ukibuka bagize ute baje guteza n'ibyo bakanagufunga. Mwabahanuzi mumbabarire mureke dusengere mu kuri no mu mwuka, tuvuge ibyo Imana itubwiye, ibyo Imana itatubwiye tubireke. Nuko mu byo rero mwagabanye no kurenganywa nabyo birimo. Niyo mpamvu kumva neza nta ngo cyobora kumva neza utafite cyane burasunana kumva ubwo rushi rwarankomerekeje, ntabwo biba byoroshye. Kandi na ba Paulo barakubiswe, na ba Mikaya barakubiswe, n'abandi bahanuzi nk'uko biri tubwiye ngo niko barenganyije n'abahanuzi ba mbere. Ntabwo rero ibiriho none byabuze kubaho kera na kera byariho. Reka rero tugusaba usenga Imana. Muri iki kiganiro tuvuze ibintu bitandukanye. Bibiliya avuga ngo nimugahinyure ibihanurwa ahubwo mugerageze byose mugundira ibyiza. Mu byo tuvuze ibitakugiriye umumaro tambuka, ariko mu byo tuvuze byose ntabwo hazaburamwe ibikugirira umumaro. Ibyo ngibyo nubigenderaho uzakiza ubugingo bwawe. Senga Imana rero dusoza ikiganiro cyacu, nubundi reka tugisoreshe isengesho ugiye gusenga. Ni karibu no gusenga. Mana yacu, Mana uri mu gihugu cyo mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe. Mwami Mana Nyiringabo, nkweretse aba bapasteri n'aba bashumba bavuye ku nshingano, ndabasengeye kugira ngo ugumye ubahaze umwuka wera, ubahaze imbaraga, ubarinde gucogora, ubarinde gusubira inyuma, kubera yuko ushoboye byose. Mwami Mana Nyiringabo, nkweretse n'abahanuzi bahagaze mu butware bwawe, babahanuzi bati kuvukira by'ukuri, ndabasengeye kugira ngo ubahaze umwuka wera, ubahaze imbaraga zo kugukorera, kugira izina ryawe rihabwe icubahiro. Kandi nkweretse n'abantu bazumva ubu butumwa bari ku isi yose, ubu butumwa nyagora ku ngoma Imana, uzabwumva uzamuhereza umugisha kandi uzamuhe no guhinduka muri we. Urakoze kubyumvisha kandi urakoze kubikoze ku bwa Yesu. Amen.